Abadukurikiye mwese turabasuhuje aho muherereye hatandukanye, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha, mwe muduhe igihe cyanyu mugakurikirana ibiganiro byacu, natwe twiteguye kubagezaho byinshi byiza. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero twifuje kubagezaho ukuntu wagabanya umubyibuho ukabije w'inda. Mujya mubibona cyane cyane, hari abantu uba ubona bafite inda ukabona yaje imbere cyane, nk'umugabo ukabona afite inda itajyanye n'uko angana. Biriya bintu rero ntabwo biba ari ibintu bisanzwe. Uyu munsi twifuje kubabwira icyo wakora kugira ngo inda ubona itajyanye n'umuntu uyifite abe yagira icyo akora ayigabanye yongera amere neza. Hari abantu bamwe babona inda ije bakagira ngo ni umubyibuho usanzwe. Turagira ngo tubabwire kuri ya mubyibuho udasanzwe akenshi na kenshi bigira n'ingaruka nyinshi ku buzima bw'umuntu. Urabona umuntu ajya kubona akabona inda yavuyeyo, ndetse akenshi na kenshi n'iyo ukanze ukozeho wumva rwose iteranye yegeranye imeze neza, ariko wamurebera ukabona nanone ameze nk'utwite. Buriya rero ntabwo ari ibintu biba byapfuye kuza gutya, ahubwo hari icyo wakora ukabasha kwirinda. Nk'uko mubizi, iyo umudamu atwite umubyimba w'inda uriyongera, kuko uko umwana agenda akura niko agenda abyiga inda, ugasanga umubyimba uriyongereye. Na bariya abantu rero usanga bafite inda ubona zitajyanye n'uko bangana ndetse ziri imbere cyane, hari ibintu biba birimo imbere bibyiga inda, ukabona umubyimba w'inda uriyongereye, ntabwo biba bisanzwe mu by'ukuri. Ahanini rero uyu mubyibuho tubona ukabije akenshi na kenshi ukunze kugaragazwa no kwiyongera k'umubyimba w'inda, biterwa cyane cyane n'imirire itameze neza, nubwo rimwe na rimwe umuntu atabimenya, ariko akenshi biterwa n'imirire itameze neza, cyane cyane igizwe n'amasukari menshi. Muramenya aho ntimudutere ibuye ngo mugire ngo wenda tuvuze ko umuntu ubyibushye gutyo atarya neza. Akenshi iyo mirire twe tuvuga ko itameze neza, urimo ayifata aba yumva ahubwo ari kurya neza. N'iyo urebye uburyo iyo mirire iba igaragara, cyangwa ukareba na karite uburyo biba bihenze, valeri biba bifite mu mafaranga, ni ibyo kurya rwose twavuga ko ari imirire ihenze, ndetse rimwe na rimwe y'abantu twavuga ko banishoboye. Akenshi na kenshi iyo mirire tuvuga ko itameze neza, cyangwa se uwo mubyibuho tuvuga ko ukabije, usanga hari n'izindi ngaruka bigira ku buzima muri rusange, nk'indwara zitandukanye zitandura, urugero nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, ndetse n'izindi ndwara zitandura bishobora kuba nabyo bituruka ku mirire itameze neza yiganjemo ayo masukari twavuze. Ushaka kuganira n'umuntu wenda arimo akugisha inama ati ko mbona umubyibuho wanjye urimo urakabya cyane, ese ko mbona mu nda yanjye hari kuba hanini, nakora iki ngo habe hatoya? Noneho mu gihe wowe urimo umubaza wenda ibibazo ngo wumve ibijyanye n'imirire y'uko bihagaze, ukamubaza ese mu mirire yawe ya buri munsi ukoresha amasukari menshi? Noneho akakubwira ati hari na bimwe nagiye mvaho rwose nta masukari nkoresha, ariko wakurikirana akantu ku kandi ugasanga ahubwo arafata amasukari arenze akenewe. Ugasanga nk'umuntu wenda arakubwiye ati njyewe ubu ngubu navuye ku isukari isanzwe, n'urugero ndiho ndakoresha ubuki mu byo ngiye kunywa byose, navuye ku maji aya ngaya ari konserve, ndiho ndakoresha amaji nikoreye iwanjye mu rugo. Mbese ukumva arimo aragerageza mu buryo bushoboka.
naboneraho rero mbabwira yuko isukari iva mu bintu bitandukanye abantu bagenda barya bitandukanye. Urugero, ubuki nabwo bugizwe n'isukari nyinshi nubwo ari isukari y'umwimerere. Iyo ubukoresha cyane ndetse ku rugero cyangwa kuri kantite nyinshi, amasukari menshi rero akomoka mu bintu byinshi bitandukanye. Ugasanga urakoresha wenda nk'inzoga, izi nzoga nyine nka za Skol n'izindi zo mu nganda, ugasanga urakoresha amafanta. Aho hose ni ahantu haba hagenda hava amasukari. Bivuze ngo niba ushaka kugabanya umubyibuho wawe muri rusange, cyane cyane umubyibuho wo kunda kuko ariho bigaragarira cyane, wakwirinda ibintu bikomoka ku masukari. Wagabanya amasukari ufata, wakwita ku masukari ufata mu buzima bwa buri munsi. Niba ushaka kugabanya rero umubyibuho wawe wo kunda, tangira ukontorore ibyo kurya byawe bya buri munsi, ibyo winjiza mu mubiri wawe ubikontorore, ubyiteho. Niba wenda wakoreshaga nka byeri zitandukanye, umenye ko muri byeri habamo isukari nyinshi. Uzikoresheje buri munsi, zaba muri zimwe zikuzanira ya masukari agenda atuma habaho kwiyongera kw'ibinure byinshi mu mubiri, bikakugeza kuri wa mubyibuho. Niba wakoreshaga fanta nyinshi cyangwa ji zo mu nganda, tangira uzigabanye. Yewe nawe wakoreshaga ji y'umwimerere wikoreye, menya ngo niba ushaka kugabanya amasukari n'iyo ji, menya uko uyifata. Ntabwo uzayifata buri munsi, kuko urugero, nimba wenda ufashe nk'inanasi yose ukayishyira mu kamashini cyangwa se muri passoire, ukayikamuramo wa mutobe wayo wose, ugahita uwunywa, mu by'ukuri ya sukari uzaba uvanye muri ya nanasi yose ufatiye rimwe, izaba ari isukari nyinshi. Bizaba bitandukanye na wa wundi wayifata akayikamura ariko yarangiza akayifungura. Menya rero uburyo ubimanaginga, umenye uburyo ubigabanya. Nimba wakoreshaga ubuki, koresha ubuki buke cyane. Niba wakoreshaga ji wikoreye iwawe mu rugo, kuko reba niba wenda ugiye nko gukora umutobe w'amatunda, kugira ngo uzavanemo ikirahure mu mutobe w'amatunda ntabwo byoroshye. Uzakoresha kantite y'amatunda menshi. Uko ubwinshi bw'amatunda bugenda bwiyongera, ni nako ya sukari igenda yiyongera. Noneho kandi ubyinjize mu mubiri mu gihe gitoya, byinjirire rimwe. Niba byinjiriye rimwe, urumva umubiri wakiriye isukari nyinshi mu kanya gatoya, ntago uri bubashe guhita uyikoresha. Wowe rero dukurikiye ushaka kugabanya umubyibuho wawe wo kunda cyangwa umubyibuho wawe muri rusange, ngire ngo wabyumvishe ku buryo bwa mbere bwo kwirinda uwo mubyibuho cyangwa se bwo kuwugabanya ari ukwirinda ibintu bikomoka ku masukari. Aho muri hose mugabanya amasukari yanyu, muzabona igisubizo cyiza. Hari uburyo bwa kabiri rero bwo gutwika ibinure. Mbere yuko tuvuga uburyo bwa kabiri wenda bwo kugabanya umubyibuho ukabije, reka twibuke ko twavuze ko habaho ibinure by'imbere n'ibinure by'inyuma hafi y'uruhu. Tukaba dusanga bya binure by'imbere ari n'ibinure rwose pe twavuga ko ari bibi. Nawe tekereza nk'ibinure biza bigapfuka ku mwijima, bikawupfukaho, noneho bigapeza, bigatuma bigafora yanda yawe ikagenda yigira inyuma iba nini. Tekereza ibinure bishobora kuza bigapfuka ku mpyiko, ugasanga impyiko iraho ni inyama nyine yigenga ariko ifite ibinure byapfutseho ku buryo bigeraho bibyiga umubiri. Urumva ko
ntabwo ari byiza ku buzima. Rwose ndabinginze mugerageze ubwo buryo bwo kugabanya amasukari mu byo mufata, turebe ko ibyo binure twabigabanya. Uburyo bwa kabiri rero nshaka kuvuga ni uburyo bwo gutwika ibyo binure. Twese tuzi siporo nubwo bitatworohera kuzikora, ariko abazikora felicitation, abatazikora namwe navuga ngo mugerageze mwige gukoresha uburyo bwa siporo, kuko siporo ifite akamaro kanini cyangwa se yagira uruhare runini mu gutwika ibyo binure bikabasha kugenda bishonga bigasohoka bikava mu mubiri. Urabona abantu tugenda dufata quantité zitandukanye z'ibiryo, buri muntu afite urugero rw'ibyo kurya afata kumva arahazi, ariko mu byo kurya dufata nanone ntitwirengagize ko haba harimo ibyo kurya bishobora kongera umubyibuho nabwo mu buryo bukabije ndetse n'ibishobora kuwugabanya. Urugero, ibintu bikungahaye ku mavuta cyangwa se nk'izi nyama zitukura nabyo biri mu byo kurya bishobora kongera umubyibuho. Niba rero nanone ushaka kugabanya ukoresheje ibyo kurya, hari ibyo kurya twabonye bishobora kuba bihagisha cyane nk'ibintu bikungahaye ku maporoteyine. Ibyo byo kurya rero ushobora kubyifashisha ku ifunguro ryawe, nabyo bikagufasha gukoresha quantité nkeya y'ibyo kurya kandi ukumva mu by'ukuri umubiri wawe uranyuzwe, urahaze. Ku bijyanye n'imirire rero, twite cyane cyane ku mbuto, twite ku mboga, biri mu bintu cyane cyane nabyo bifitemo ubushobozi bwo gutwika ibinure. Inshuti zacu rero mudukurikiye, ndumva ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreje aha. Nizere ko mumenye neza ibyo mugombye kwirinda, abantu mwe mwikundira amakeke, amabiswi, imigati, ayo maji n'ibindi bintu byose bibashije kuba byifitemo ubushobozi bwo kuba bigizwe n'isukari nyinshi, ndetse tutibagiwe n'akabyeri n'ibindi. Nizere ko mugiye kubigabanya, ahubwo mukongera ibyo tubashije kuvugaho byabasha gufasha umubiri. Nizere ko buri muntu agiye kujya afata ibyo umubiri uri bubashe gukoresha, ibyo udakoresha akabyihorera, kuko iyo ufashe ibyo umubiri wawe utabashije gukoresha, ukoresha ibyo ukeneye, noneho ibindi bigahinduka umwanda, aribwo bwa burozi buza kwangiza ubuzima bwacu budutera iyo mibyibuho ikabije n'izo ndwara z'amadiyabete n'imivuduko n'ibindi, ugasanga ahanini rero natwe tubigizemo uruhare. Murakoze. Njye wagezagaho iki kiganiro nitwa Dusabe Maria Marie Rose, mbabwira kandi mbibutsa gukora share na subscribe. Igihe ukoze subscribe ujye wibuka gukanda kuri ya nzogera kugira ngo notification zacu zikugerereho ku gihe, biba ari ingenzi. Murakoze, turabakunda. Naha dusoreje iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Bye. Ciao ciao.